Amateka n'ibigwi ni ubuzima umuntu wese anyuramo kuva avuye mu nda y'uwamwibarutse akagera kuri iyi si tukamubona, impundu zikavuga guhera ubwo agatangira urugendo yisanzemo atabihisemo. Hamwe n'Imana yakuremye ikagutereka mu nda ya mama wawe ukavuka ugakura, ukamenya ubwenge ugahitamo icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kureka. We yahisemo kuba umuririmbyi, umuhanzi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana, kandi yabikoze neza kuva watangiriye kubikora. Umugambi w'Imana nuko atakekaga ko bishobora kumugeza ku rwego ariho magingo aya. Waramukunze ntibishidikanywaho, kuva utagiriye kumwumva indirimbo ze zakugiriye umumaro utagira ingano simbigarukaho. Zishobora kuba kandi hari igikomeye zakoze ku buzima bwawe, gusa icyo mpamya neza nuko twese cyangwa hafi ya twese dukunda ibihangano bye. Uwo nta wundi ni Israel Mbonyi. Kora subscribe kuri channel yacu niba wifuza gukomeza kubana natwe. Ushobora kandi kwandika muri comment ntacyo bitwaye ukatubwira icyo wifuza kutubwira. Israel Mbonyi Cyambu niyo mazina yiswe n'ababyeyi bamwibarutse, twe twamumenye nka Israel Mbonyi. Uyu musore yavutse tariki ya 20 Gicurasi 1992 mu muryango w'abana 7, akaba umwana wa gatatu. Yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo i Murenge, aho bita mu Ruhemba. Umurara ni umusama ushobora kuba aho ngaho utakaye, gusa iyo ni imiryango y'Abanyamurenge. Aha mu gihugu cy'abaturanyi niho Israel Mbonyi yakuriye mu bihe bigoye n'ababyeyi be, kugeza ubwo yagiraga imyaka 5 mu 1997 nibwo babashije kugaruka mu rw'imisozi igihumbi kugeza magingo aya aho batuye mu mujyi wa Kigali. Amashuri abanza umuhanzi Israel Mbonyi yayigiye mu ishuri ribanza rya Kamuhoza ndetse na Kabusunzu. Nyuma yaje gukomereza i Musanze, aho yakomereje ayisumbuye ku Nyundo muri Troncome ndetse na Nyanza, aho yasoreje amashuri yisumbuye. Israel Mbonyi n'ababyeyi be bisanze ari abayoboke b'itorero Restoration Church riyobowe n'intumwa y'Imana Masasu Joshua. Aho akaba ari naho Mbonyi yatangiriye kugaragara muri korali ari umucuranzi ku bw'amahirwe make adashobora kujya kuri mikoro ngo atere indirimbo. Mu mashuri yisumbuye Israel Mbonyi aho yize yagiye agaragara mu makorali atandukanye nka korali Intumwa za Yesu, Groupe de Louange aho yize i Nyanza n'irindi tsinda ryitwa Amani. Aha hose ni igihe yigaga mu mashuri yisumbuye secondaire. Gusa izo korali zose yari umucuranzi wazo, kwiyumva ko yashobora guhagarara imbere y'abantu akaririmba byari ihurizo kuri we. Mu mwaka wa 2011 Israel Mbonyi yerekeje mu gihugu cy'Ubuhinde gukomereza amasomo ye mu ishami rya farumasi. Gusa muri uwo mwaka nk'umuntu impano yo kuririmba no kwandika indirimbo byarimo kenshi, yagiye yandikira ndetse anahimbira indirimbo abantu benshi ndetse n'amakorali atandukanye. Indirimbo nubwo zitabashije gusohoka ngo abantu bazimenye, ariko baraziririmbaga mu nsengero zigafasha abakristo. Umunsi umwe nibwo Israel Mbonyi yagize iyerekwa mu nzozi ko ashobora kuba yatangira kwandika indirimbo akanaziririmba ubwe. Guhera ubwo yegura gitari atangira gucuranga no kuririmbira Imana. Indirimbo ya mbere Israel Mbonyi yagize mu iyerekwa akabasha kujya muri studio akayikora n'indirimbo yise Yankuyeho Urubanza, akaba ariyo ndirimbo ya mbere itangira album ye. Gusa igitangaje nuko album ya mbere Israel Mbonyi yise number 1 iriho indirimbo 8, uri number 1 yitiriye album Yankuyeho Urubanza. Ku migezi ndanyuzwe, nzibyo nibwira, ku musaraba, Gasambi ndetse na Hari Impamvu. Izo ndirimbo zose nta nimwe yagiye muri studio ngo akore ku buryo bwa kinyamwuga, ahubwo we inshuti ye Brice Higiro babanaga mu Buhinde. Izo ndirimbo bazikoreye mu cyumba kuri laptop n'utundi dukoresho duto duciriritse cyane, ahubwo yaje gutangazwa nuko zabaye indirimbo zakunzwe cyane mu gihe nta muntu n'umwe wari umuzi kandi nta mbaraga nanye yigeze ashyira muri izo ndirimbo. Izo ndirimbo kandi si ugukundwa gusa, ahubwo zaje no gutuma yegukana igihembo muri Groove Award nk'umuhanzi uba mu mahanga mwiza Best Diaspora. Yatunguwe n'izo ndirimbo ukuntu zakunzwe cyane bitandukanye n'ahantu bazikoreye n'uburyo bazikoze bitari kinyamwuga na gato. Gusa muri Kanama 2015 imbere y'imbaga y'Abanyarwanda bari bateraniye muri Kigali Serena Hotel bamukuze batamuzi, Israel Mbonyi yagaragaye bwa mbere kuri stage ataramira Abanyarwanda bakunze ibihangano bye byari bikubiye kuri album ye ya mbere yise number 1.
nk'umuhanzi wari umaze kumenyekana ndetse no gukundwa cyane kubera izo ndirimbo, Israel Mbonyi byamwongereye imbaraga n'umuhate mwinshi kandi akaba umunyamugisha cyane. Yakomeje gukora izindi ndirimbo zakunzwe cyane nka Sinzibagirwa, Ku marembo y'ijuru, Hari ubundi buzima ndetse n'izindi nyinshi zakunzwe cyane. Yashyize kuri album ye ya kabiri yise Intashyo, yaje kumurikira abakunzi be tariki 10 Ukuboza 2017 muri Kigali. Abantu bataha bishimye cyane. Israel Mbonyi ntiyarambitse ikaramu ye hasi kandi mu ndirimbo z'isanamitima yakomeje gukora abantu bakamubwira ko indirimbo ze zibakora ku mitima ndetse zikanabahindurira ubuzima. Mu mwaka wa 2019 yakoze album ye ya gatatu yise Mbwira, yari iriho indirimbo nziza cyane nka Nkwiye kurari wawe. Iyi ni indirimbo inonosoye bya gihanga, haba mu buryo bw'imicurangire n'imiririmbire, mu majwi yuje ubutumwa buzamura imbamutima z'abayumva n'imbaraga z'umwuka wera n'ijambo ribohora. Umuhanzi Israel Mbonyi yatangaje ko yahereye ku nkuru ya Zakayo wo muri Bibiliya yandika indirimbo yise Nkwiye kurari wawe, ashaka kubwira abarushye n'abaremerewe ko uko byaba bimeze kose Yesu yiteguye kubakiza nk'uko yakijije Zakayo, agakiza kagataha mu nzu ye. Tariki 25 Ukuboza umwaka wa 2022 hari kuri Noheli, umunsi utazibagirana na gato mu mateka y'uyu muhanzi. Israel Mbonyi wari ufite indirimbo zinogeye amatwi zigahumuriza abihebye n'abababaye. Yakoze amateka bwa mbere mu bahanzi nyarwanda yuzuza inyubako ya mbere hano mu mujyi wa Kigali y'imyidagaduro BK Arena. Niba kubaza umuhanzi wa mbere wa gospel wujuje BK Arena, uzababwire ko ari Israel Mbonyi, ntabwo uzaba wibeshye na gato. Aha yari mu gitaramo yise Icyambu live concert, aho yamurikaga album ze ebyiri, ya kane yise Icyambu ndetse n'iya gatatu yise Mbwira. Israel Mbonyi avuga ko Icyambu ari uburyo Imana yamuganirije ikamuhamagarira kuyikorera, akaba ariyo mpamvu nyamukuru album ye ya kane yayise Icyambu ikubiyemo inkuru y'urugendo rwe rwo gukorera Imana. Israel Mbonyi wari ukunzwe cyane n'abakunzi be, bongeye kumubona kuri Noheli ya 2023 abataramira mu ndirimbo yari amaze igihe yashyize hanze nka Ni Nasir, Nk'umusirikare, Hari ubuzima n'izindi. Ku nshuro ya kabiri yongeye gukora ibyo benshi bari bamwitezeho, yongera kuzuza inzu y'imyidagaduro ya BK Arena ku nshuro ya kabiri. Israel Mbonyi kandi ikintu mutamumenyeho ni uko umunsi umwe yigeze kubyuka mu gitondo, icyo gihe telefone ye yari yashizemo umuriro. Amaze kuyicomeka ayicanye, yasanze ku masitati y'abantu benshi bamupostinze bavuga ko yitabye Imana. Ibintu byamuhangayikishije cyane kandi biramugora cyane kubyumvisha abantu ko akiri muzima. Ni ibintu byamugoye cyane ku buryo yatanze n'ikirego mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo abo bantu batangaje iyo nkuru mpimbano bakurikiranywe kandi bahanwe n'amategeko. Ikindi wamenya kuri uyu munyamuziki ni uko ari mu bahanzi nyarwanda batunze agatubutse kandi bakorera amafaranga menshi mu muziki. Reka dufate urugero rumwe, simfashe platforms nyinshi zishyura abahanzi, reka mvuge YouTube yonyine. Uyu muhanzi Israel Mbonyi akurikirwa n'abantu basaga 955. Arabura abantu bake cyane ngo yuzuze miliyoni y'abasubscribers kuri YouTube, aho yishyurwa hagati y'ibihumbi 3,100 n'ibihumbi 49,700 by'amadolari y'Amerika ku kwezi kumwe. Naho ku mwaka barirwa hagati y'ibihumbi 37 n'amafaranga 300 n'ibihumbi 596 n'amadolari 200 y'amadolari y'Amerika, amafaranga menshi cyane amugira umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Israel Mbonyi kandi yababaye afata telefone ye agacomeka headphones cyangwa écouteur akishyiriramo umuziki, ubundi akiyumvira indirimbo zitandukanye. Ibyo byose bigashira, agasubira uko yari ameze mbere, ibibazo yari afite bigashira ubwo. Ngayo nguko ibigwi n'amateka by'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi. Niba wakunze iyi nkuru, ukore like na comment, ntibibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu. Turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Ciao, shalom.